noneho rero muri iyi minsi hari ubuhanuzi Imana igomba kumbwira nkanyuza mu ngo mu bantu bubatse ingo. Umugabo ntakinyurwa n'umugore, n'umugore ntakinyurwa n'umugabo. Umugore arahaguruka agiye gucuruza, agacuruza ibicuruzwa akafite na butike agendana, nkuko Imana igiye kuza gumanuka agiye gufunga butike ziri ku isi bacuruza bataranguye, ariko Imana yambwiye biyiremye abantu mubabaje mbese bumva yuko ngo babaye ngo nabagabo ngo nabo abatike bavuga ngo nabo umurenge arabo bita ngo nabakagari, abo bagabo bafite abagore barenze umwe nkuko Imana yababwiye, ukamutwara utamukunze mwasinyanye musinyimi utinye imitungo udasinyira umugore mugiye kubana, ugatangira ukamubera mubi kugira ngo mugatangira ngo mwake divorce mugabane utwafite. Imana yarambwiye ngo ibyo bintu muri kwamburana muzabituza mu yihesi, ubwo zo divorce rero zibakozeho. Iyo ndanini rero muyigabanye. Urukundo nyarukundo n'urukundo karemano, ntabwo ari urukundo rwo gukunda umuntu kubera isura yo kureba ngo ngewe ngo iriya sura nshaka ngo nyijyane wanjye muri saro akanya gato mukubita ibigeragezo ngo mbese wa mugore ubanye gute n'umugabo. Umugabo aragenda yatinda gutaha Rayinigeri ukamushinja Rabishayini ibyo atakoze. Rabishayini wumvishe Rayinigeri amagambo y'abagenzi wawe bakwinjiriye bashaka kugusenyera kubera ko mufite icyo muri cyo mwikaritsiye, bakazana amagambo wa mugore we bakagutandukanya n'umugabo wawe. Abagabo menye ko musenyerwa n'abandi bagabo, ntabwo abasambanya aribwo ruri gusenyera ingo iki gihe byonyine n'amatiku uvana muri bagenzi wawe aho murahanye mu gitaramo. Umugore arabona igitenge mugenzi we yambaye ati gihe nabonye igitenge nkakiri wasi umugabo natsatse ati namba takingurira ntabwo ari umugabo ahubwo nta n'umugabo uri mugatangira ukamuhimba amazina ukamwita amazina yo kumusuzugura. Ni munyurwe nuko muri mwabagore mwe namwe mwabagabo mwe munyurwe nuko muri nta kuntu wabona umugore hano ngo dore amabuno ngo dore amatayi ngo dore ukweto rwiza yarwambitswe ugende ashobora kubona yarwambaye yarugusambaniye ahandi. Umugabo mujyaranye kabiri gatatu umugore wawe ugiye guhahira nyacyombe cyera Imana irakugaya. Izo mayoneze ayo mafi byo bitoki ayo mafiriti Rayinigeri n'amakorone abana bawe Rabishayini mora kontane ya Goliath babuze nibura n'ibishyimbo n'ibijomba, ariko ukagenda ngo ugiye kubazi gukaraba neza bazi gusasa neza ngo ariko nguzuburiri bw'uriya mudamu di ngo ariko shango mwabagabo ngo uriya mudamu ngo arasasa. Wowe subiguriye umugore wawe ntiyamenya gusasa. Rabishayini mukozi w'Imana uyumuguriye ntabwo asasa ngo ujyame hano heza, umuguriye si bihumura neza we ntiyabihashyira. Rabishayini morashika marobeshayini kandi bibaho ntabayerutse gutwika hari iwacu mukozi w'Imana. Ntabwo uzi ko umugabo yatwaye umugore w'abandi noneho akamuhemba kumutwika agatwika n'umwana wundi mugabo. Ntubizi ko byatambutse hano mu mudugudu wacu wa Murindi. Haleluya haleluya, ndabashuje mu izina rya Yesu. Nongeye kugaruka kubashuza. Gihe nitwa Nyayimana Venansiya yagira amata ngo izina rizwi isi yose. Kuba mwumva nanjye nsa n'udedemanga nukubera ikibazo nahuye nacyo kimanuka. Papa yabanjanyishisha kanyafu ko nari nanze kujya kuvuga. Noneho rero muri iyi minsi hari ubuhanuzi Imana igomba kumbwira nkanyuza mu ngo mu bantu bubatse ingo, abakobwa n'abahungu abagore n'abagabo n'ubwo abakobwa n'abahungu batarubaka. Imana yavuganye nanjye ngo nimbwira abagabo mbwira abagore ngo ni munyurwe nabo mwashakanye nabo. Munyurwe umugabo anyurwe n'umugore afite, umugore anyurwe n'umugabo. Imana yarambwiye ngo hariho abagenda bacinyuma y'abagabo bashakanye, abagore nabo bagacinyuma y'abagore, bose bakavangavanga. Umugabo ntakinyurwa n'umugore, n'umugore ntakinyurwa n'umugabo. Umugore arahaguruka agiye gucuruza, agacuruza ibicuruzwa akafite na butike agendana, nkuko Imana igiye kuza gumanuka agiye gufunga butike ziri ku isi bacuruza bataranguye, ariko Imana yambwiye mwumve mwabagabo mwe. Abagabo muri iki gihe biyiremye abantu mubabaje mbese bumva yuko ngo babaye ngo nabagabo ngo nabo abatike bavuga ngo nabo umurenge arabo bita ngo nabakagari, abo bagabo bafite abagore barenze umwe nkuko Imana yababwiye. Imana yavuganye nanjye ihereye kugira ngo mbanze ngo mbabwire ngo iyo banyo wakunze umukobwa ukamukunda akamwaka urukundo akaruguha, warangiza mugakora ibisabwa ukajya kurahira ukagenda muri komine ukajya kwidarapo ukemera kujyana n'umugore wabugiye gusezerana mukaza abantu budatandukana kutazamurenza abandi bagore, warangiza
mwamara gusezerana n'umugabo n'umugore nawe aba yamaze kurahira ko atazakurenza abagabo, ko azagukunda mutunze mutanatunze, ko muzabana mu byago no mu makuba, mu nzara cyangwa mu bukire. Hanyuma wamara kugera mu rugo umwe akabera undi agatodoha, yamujyanye ari itara rya kare gatangira gacumba nka bwa butadoha bwa kera bajyaga bashyira mutu mw'intambi z'ibiringiti, yenda abakera mwe murabyumva, hari hataraza aya matara y'iterambere. None rambwiye ngo nimbwira abagabo, mugabo nyurwa n'umugore ufite, mugore nyurwa n'umugabo Imana yaguhaye, kuko Imana yarakubwiye ngo warahirahiye ati imbere y'Imana n'imbere y'ubuyobozi ndemera kujyana na n'umugabo wanjye nsinzamurenza abandi bagabo, tuzabana tubyaye cyangwa tutabyaye, tuzatandukanwa n'urupfu. Mwarangiza mukajya mu nsengero cyangwa abandi bakajya mu misigiti, abandi bakajya mu kiliziya, n'abantu batarahira n'abantu badasezeranira, mukavuga yuko muzabana uko mwabyiyemeje. Mwarangiza mwamara kwambikana impeta, mwagera mu rugo umugabo wagushakaga y'indonke ati sinakubona, agatangira akakugerageza ko mwamaze gusinya, akavuga turiya mukobwa runaka cyangwa uriya mukobwa runaka nubwo ngiye kumushaka simukunda, hari undi nakunze, kuko Imana yaduhisha ibanga mu mitima, kure mu mutima w'umuntu bigira ibanga, kuko iyo itabiduhisha ntabwo twari kubona uko tubeshyana. Haleluya. Mwarangiza wa mugabo we ugatangira ukagerageza umugore kugira ngo umwambure umutungo, ukamutwara utamukunze, mwasinyanye utinye imitungo udasinyira umugore mugiye kubana, ugatangira ukamubera mubi kugira ngo mugatangira ngo mwake divorce mugabane utwafite. Imana yarambwiye ngo ibyo bintu muri kwamburana muzabituza mu yihesi, igihe ko gigiye kuza abasenga data mukuri no mu mwuka ko aribo bamusenga, abo bubashye Imana ko aribo bazaraga igihugu cyo mu ijuru. Ubwo abagabo bamara gukora ubwo mugatandukana, umugore nawe akavuga ati umuhungu wo kwa runaka nzamushakira kubura hasi kubura hejuru, nzamugusha neza, ibyo azasaba byose nzayimukorera, mbone sezanye nawe uriya mutungo ngufate. Iyo maze gusezerana rero basezerana ko muzabana utanabyaye, ko muzabana uko mwabyiyemeje, mugatandukanwa n'urupfu. Iyo maze kwaka divorce, Imana yarambwiye izo divorce muri gusaba Yesu yagarutse, izo divorce muri ko twaka ubutane mutamwiri kwitandukanya kubera indambi, no kuvuga ngo n'urupfu rubatandukanije, urupfu nirwo rubahaye divorce, ko mwasinye ibintu bibiri ngo tuzabana uko twabwiyemeje nta gahato, tuzatandukanwa n'urupfu. No mu nsengero ngo tuzabana tubyaye tutabyaye, sinigeze sezerana ariko njya mbyumva iyo natashye ubukwe, ubu ndi ingaraguro mirangamimerere yose, ndi ingaraguro ngo ubona nicaye ahangaha ndi kuvuga izina ry'Imana, iby'Imana imbwiye. Ubwo za divorce rero zibakozeho, iyo nda nini rero muyigabanye. Urukundo nyarukundo n'urukundo karemano, ntabwo ari urukundo rwo gukunda umuntu kubera isura yo kureba ngo ngewe ngo iriya sura nshaka ngo nyibajyane wanjye muri saro akanya gato mukubita ibigeragezo. Kandi umukobwa washatse umugabo kugira ngo amwambure imitungo, iyo bamaze gusinya bamaze kwambikana impeta, ngo yambaye ngo impeta y'udatandukana. Ese ko mutandukanye ya mpeta yatandukanye yacitsemo kabiri? Ndibaza nayo wacamo kabiri mama we, niyo washyiraho makasi ntabwo byacika. Ndakubwiza ukurikire kubandi ukabiteza ingese yenda gihe kirekire, ariko nabwo simbizi. Twambaye impeta idafite urutandukanirizo rigaragaza ko tutazatandukana. Ese iyo mpeta bagiye kurahira ngo ni y'urukundo, hajye urwo rukundo ruracyahari cyangwa ruri mu mitungo? Uramanika rayinigeri shikamaro bashayini mora tayinimire, uramanika ngo impeta y'urukundo tuzakundana kugeza gupfa cyangwa isagarutse. Ubwo izo divorce ni urupfu, kuba mutandukana. Yesu yagarutse, impanda yavuze, irambwiye Uwiteka ngo nzababwire mugarukiraho, kuko Imana yarabagaye urwo rukundo. Izo divorce zanyu, umugore arajyana n'umugabo bakagaragara ko ari abakirisitu, baraye batimbagurana mu nzu, barangiza kandi Imana yaranambwiye ngo mbwire abagore n'abagabo ngo izo ntambara zanyu zo mu byumba yarazihaze. Haleluya. Nigere tayini shikamaro beshayini rabishayini na tayini na tishkamaro beshayini mora
ya umva uko Uwiteka Imana ivugana namwe ngo mbese wa mugore ubanye gute n'umugabo aragenda yatinda gutaha Rayinigeri ukamushinja Rabishayini ibyo atakoze Rabishayini wumvishe Rayinigeri amagambo y'abagenzi wawe bakwinjiriye bashaka kugusenyera kubera ko mufite icyo muri cyo mwikaritsiye bakazana amagambo wa mugore we bakagutandukanya n'umugabo wawe kuko Rabishayini wagiye ufite amavuta wajyanye amatabaza ariko nta mavuta wagiye gusezerana Rayinigeri biranditse muri Matayo ibice 25 umurongo nduva ari wa mbere ngo bajyanye amatabaza yabo mbajyana n'amavuta noneho barahunikira kubera ko guhunikira kwa wa mugore we wagiye gushaka uwo mugabo waramukunze uvuga ko umukunze kandi uri kumuryarya nkuko umugabo aryarya umukobwa Rayinigeri shikamaro Bashayini Imana ije kubisobanura byose izabisobanura Rabishayini ni ukuvuga ngo washatse umugabo wajyanye amavuta wajyanye amatabaza atagira amavuta iyo mugenzi waza akaguteranya n'umugabo wawe wa mugore we nibagore ni mube maso ushobora kubana na muri society runaka ukabubanye n'umugore abagore 2 cyangwa 3 ugiye mu kazitiro kawo ko kuganira iyo miganiro byanyu by'ubupfafa baba gukubitira utoki kurundi utabizi baba ngo bakatangira akakwita akantu cyangwa bakavuga tuzamusenyera iyo bamaze guteranya ati twabonye mugabo wawe yagiye nubwo ari umumotari mu mama we ngo aramotari se mama se yende yo ufite icyo wamurushije wenda ukabana muguriye niyo moto ngo ibahayire mubone mwiterambere ukatangira kuyimucyuda kandi ni wabanje ngo ugenzure Imana yambwiye ngo abagore ni mugenzuze amaso Imana yabaye musaba amaso y'umwuka Imana irawobaha mwarangiza ahubwo mukumvira aba bagateranya abo bantu basenya ngo z'abandi nabo bakoresheje ururimi ubwo burozi bwanyu mugendana ku rurimi Imana ije kubishyira iherezo warangiza umugabo yataha akomanga idirishya rya mbere ukamwihorera ugahigimba irya kabiri akarazenguruka inyuma y'inzu ngo yarariye se aho yagiye n'umuhazi yari mu bagore se none harabyutse yaje kuryama naho ngaho nimba yabikoze Imana yamufotoye Imana izabimubaza ahubwo wowe imbuto zikwiriye abihanye ukarangiza Rabishayini ubwo rero nukuvuga ngo abagabo namwe abagabo menye ko musenyerwa n'abandi bagabo ntabwo abasambanya aribwo buri gusenyera ingo iki gihe byonyine n'amatiku uvana muri bagenzi bawe aho murahanye mu gitaramo maze warangiza bakagusenyera urugo bakoresheje amapolitike uburozi bwo mu kururimi rwabo abagabo mube maso musengera ingo zanyu n'abana banyu n'abagore banyu nimba umugore akubereye igihanda mugire ku mavi ese nimba adakijijwe wa mugabo we wamusengeye kangahe wamugiriye mu butayu noneho ngo bwarafunzwe n'isengero zarafunzwe ariko ubutayu urabugendana papa mwiza Rabishayini Mora Rayinigeri ishengero turazifite abubatse ahubwo nimukomere ku rutare mwubake inzu twubatse inzu ntabwo twubatse ku musenyi isengero kwebwe turazifite udafite urusengero rero arasengera naho Rayinigeri ngaho umusengeye kangaye mugabo mwiza umugore wawe wamusengeye kangaye kugira ngo urugo rwubake umugore nawe wasengeye umugabo wawe kangaye amashuka birara afata bakuvire batugunya ngo umugabo ntabwo yahashye inkoko ntiyahashye ifiriti abanyamugenzi wawe yitekeye agatoki yashyizemo ubunyobwa ati ubwo umugabo wanjye azanye ibishyimbo n'imyumbati uriya nta mugabo urimo ese uzi bivuye he wakwemeye ukanyurwa n'ibyo ufite umugore arabona igitenge mugenzi we yambaye ati igihe ntabonye igitenge nkakiri hasi umugabo natsatse ati namba atakinguriye ntabwo ari umugabo ahubwo nta n'umugabo uri mugatangira ukamuhimba amazina ukamwita amazina yo kumusuzugura nimunyurwe nuko muri mwe abagore mwe namwe mwe abagabo mwe munyurwe nuko muri nta kuntu wabona umugore ngo dore amabuno ngo dore amatayi ngo dore ukweto rwiza yarwambitswe ugenda ashobora kubona yarwambaye yarugusambaniye ahandi ubwirwa n'iki kurwo rukweto yambaye ari yarubonye kubw'imbaraga z'Imana kuba nundi yambaye wagise undi yambaye bubu ati ngwamgabo nanjye turiya nimukorana nimba mukorana se akaba afite ibindi ndi mushinga ukaba uri kumuteka kugura imyanda adafitiye ubushobozi kuki mutanyurwa nuko muri kuki mutaryamo buri mujyamyo ngo iyo sanze rero noneho abandi basigaye bajya gusura abagenzi babo bagafata ariho nujya kumitira witira ibyo udafite
gumana ibyawe bagusura gukunde cyangwa gunagure Imana yo mu ijuru kukubona sego nimukizwe neza mugere ku musaraba ngo mukozi Imana nkange rero gira amatage nkange umunambwe ati ngwino nsengere nimba je gusengera ngo ohereza ngo tike nimba iyo tukidahari nisaba Imana ni impamvu byamaye amaguru ningende abantu nabo bari gusenga abandi ngo musunike gahunga nimusunike ngo inkoko ngo amatike ngo abana ngo bakeneye abo bana bawe n'Imana nigomba kubajya yabaye ubutumwa ngo mu butambutse mujyane ku isi hose nagwa yabaye ubutumwa bwo kugurisha niba umuntu amukoreye neza Imana iramushyira mu mutima nimba gushyira mu mutima kugira ngo agufashe aguye tike yaguye igitenge cyaguye n'iyo costume y'umugabo ni Imana yategetse yamukoreyemo yakoreshejwe n'umwuka wera noneho rero uko biri kose nimunyurwe n'uwo abagore banyu abagabo banyurwe abagore banyu babanyure abagore nabo banyurwe n'abagabo noneho abagore rero namwe hari icyo Imana ibagaye umugore ngo niyawe ntazashyira umugabo amazi muri dushe ntazamufurira nimba yamutereraga n'inuzarumva biganiro by'abapfapfa nawe avuga ati ya mugabo wanjye ati nkora gutya wowe kuri umukirisitu kugitera imbuto zikwira abihanye kukirana ugendana n'abapagane benshi uhinduye bangahe barajya mu butike ukabujyamo barasekana ugasekana bayora inigeri baravuga tuzaze dusure bakakwereka ibintu byo kuyobya ubwenge Haleluya rero yemwe abagore nimuntera amabuye nanjye Rabishayini nubwo nicaye ndindiriye gukomera kw'Imana icyo Imana yamvuzeho nubwo namutanze umugabo w'abandi abagore bafite abagabo batari ababo nayo Imana ibasange je Imana yanshoboje kumuta ntambwiye ntawe usenyeye uva ko ntawe usengeye ntawe se Imana yo mu gihugu cyo mwijuru buriya nubwo ibi bivuga ibi bibona niba umuntu afashe umugabo barakundanye yarangiza akavuga ati ngiye gushaka kuri aho umukire kandi bibaho ntabaherutse gutwika hari iwacu mukozi w'Imana ntabwo uzi ko umugabo yatwaye umugore w'abandi noneho akamuhemba kumutwika agatwika n'umwana wundi mugabo ntubizi ko byatambutse hano mu mudugudu wacu wa Murindi noneho kubera ko abagabo bakunda abagore b'abandi akoresha ubushoboka kugira ngo bamusenyere kandi baba barasezeranye yuko bazatandukanwa n'upfu impanda ntiyavuze n'ibyo by'Imana ivuga kandi Yesu ntiyagarutse ahubwo bo barabikora bakavuze ko bavuye mu bibi ahubwo bagiye kwihamba si ukwihamba se kuko yaretse yanzira yaretse ibyiza yasezeranye kandi bwa amasezerano arayishe ahubwo agiye mu iterambere ryo kuba yajyana n'umugabo w'abandi mu ivatiri bakicarana nimba umugabo adafite moto akaba yumva ko uwo ngo amaze gusenyurwe agiye kwicara kuri ya moto bakajya agenda avimvire kuri ya moto noneho urupfu nibwo ruje iyo rumaze kuguhitana urarimbuka ni ukuvuga ngo abagabo bari gusiga abagore nabo bakajya mu bagore bandi b'abapfakazi cyangwa se bananiwe n'abagabo bice ngo bafite imitungo sezerano aragishe uvuye mu aho ashingiwe ugiye kwishingura ugiye si kuzimu se agiye kwihamba ari yihambye kuko ashobora gusiga umugore wawe mwasezeranye ukajya ku wundi mugore akajya ukoze impanuka ugahita upfa niwishinguye se wasezeranye se none se ubwo ngubwo ko wundi none se impanda yavuze kuba yabisezeranye ko tuzatandukana urupfu ruje Yesu yagarutse se ari he Yesu yaje azamu iteraniro baragiye itorero riragiye se ahubwo utaye urugo rwawe ugiye mu rugo rwa mugenzi wawe ugiye gushaka ibikomeye kandi nawe ubwawe ntabwo uzi iminsi uzamara ku isi ese burya kumaze kumusiga ugasiga umugore wawe n'urubyaro ukigira ku bantu ku mugore uzi gukaraba neza ufite amataye ufite uburanga muzi gusokoza uzi kwambara wa mugore wawe wowe wundi wa mugabo we umufasha ukamwambika neza ukamwara amavuta akisiga uwo nguwo ugiyeho yamuruta mukozi yamuruta umugize neza se ntiyaba mwiza none se umuhinduye neza ntiyaba mwiza umwambitse urwo rukweto ukabona umwambitse kuba musezeranye kuzatana n'urupfu ntabwo yanyurwa ntabwo yajya atambuka ngo nawe wumva ko agushimishije none himba Satani yaje yabahumya amaso niyo mpamvu bari guta ingo zabo bakajya kwihamba uko imaze guta urugo rwawe uragenda ukajya gushaka urundi rugo wishinguye wicukuriye wishinguye nta nubwo nuje ariwe n'ababeshya ngo bafite ngo nabandi bagore bafite bakajya gusezerana handi nta gusezeranye wamuhawe n'Imana se Imana yaguhaye waramugaye waramucumbiye umarira gatodo none abagabo bari gufata ingo zabo bakazita bakajya mu zandi bagore ngo babonye ngo bazi gutambuka neza ngo azi guseka neza ese wa mugore wawe nawe wamuguriye kurogati wa mugabo wamuguriye mu mavuta akisiga akinogereza ese wamuguriye icyo gitenge ese rondo niyo uyidodesheje neza ntabwo atambuka ngo ubone umuntu yizihiwe
nuko bimeze nuko Imana yambwiye ngo mbabwire ngo umugore umugabo wawe ukajya gushaka undi mugore mpamvu undi mugabo uwo mugabo ushatse urishyinguye uricukuriye urihambye guma ku mugabo wasezeranye nawe nimba bibonye hajemo birantega senga usenga umukorera umva kora umukoro wo kumusengera ikindi nimba umugabo ubona ko umugore wadakirirwa aho kugira ngo ujye kwishyinga ugende wicukurira wihamba ugiye mu bandi bagore bya kumavi ubu gusengera barazisinze abapfapfa batwara amata baza nta mavuta baragenda bakavuga ngo isengero barazifunze Imana yaje gukubura yaje kunyuza imyeyo yaje gusohora ibyigenge mu makorari mu bayobozi mu bakirisitu mu badiakoni ahantu hose yagiye kukuramwa abantu bayivuga ku munwa batayikora Imana igiye niho kunesha kuzabonekera benshi muri izi nsengero muri covid yarunguruye ibiciro bizamutira yungurura ni ukuvuga ngo ni mube maso kuko n'ubundi mudafite urusengero ubazi ko rwakinze jewe urusengero ndarufite rwose manya n'Imana mu gihugu cyo mwijuru bakoze imwe mu rufite urusengero rurubatse kandi rubakitseho haleluya Rabbi Shine mo urusengero rwubatse Rabbi Shine rurubakitse ni mukome kubirindiro rero ubwo rero abagabo mumenye guta abagore banyu mujya kwihamba ngo mujye gushingura abandi gushaka abandi bagore kandi ijambo ry'Imana ravuga ngo nimubagandukira abagabo banyu n'abagabo namwe mugandukira abagore banyu mubakunde rwose mubakure nk'uko Imana yabibahaye ese ubwo numara kugenda ukajya uraye mu gitanda kitari cyayo wa mugabo we ukirayemo n'umugore wawe kigusase umutungo ibyo ari guhahira abana bawe mujyaranye umugabo mujyaranye 2 3 umugore wawe ugiye guhahira nyacyombe cyera Imana irakugaya iyo uvuye gutwara ikinyabiziga bari batwara ibinyabiziga ndi kubabona Imana iri kugenda ibanyereka abagabo bari gutwara ibinyabiziga bari gukata bajya mu bagore batarababo bajyana inkokora inigere shikamaro beshine izo nkoko iyo miceri Rabbi Shine zo za mayonnaise nguzo ndamugiye kuzishyira Imana igiye kuzishyira iherezo munanirwa gwahira ingoza nimushoye kumufasha wa mugabo Imana yagwaye ikinyabiziga ukaba kiboneye umugisha mufashe nimbona ari umupfakazi cyangwa ari umuntu wananiwe n'umugabo ariko mufashe utamufasha kugira ngo muryamane kuko ntabwo ngo ari Imana yaguhaye wayaguhaye wamugaye izo mayonnaise ayo mafi byo bitoki ayo mafiriti inigeri n'amakorone abana bawe Rabbi Shine mora kontane ya Goliath babuze nibura n'ibishyimbo n'ibijomba ariko ukagenda ngo ugiye kubazi gukaraba neza bazi gusasa neza ngo ariko ngo uzuburiri bw'uriya mudamu di ngo ariko shango mwabagabo ngo uriya mudamu ngo arasasa wowe subiguriye umugore wawe ntiyamenya gusasa Rabbi Shine mukozi w'Imana uyunguriye ntabwo asasa ngo ujyame hano heza umuguriye sibihumura neza we ntiyabihakira Rabbi Shine morashika Rabbi Shine abagabo Satani yabahumye amaso kimwe nuko abatega rugora ababyeyi Imana yabahumye amaso ahubwo ugira ngo bagandukira abagabo bari kugandukira imitwe n'inzara Rabbi Shine Rabbi Shikamaro Shine bakazgwindu inigeri Shikamaro Shine mara bari kugandukira inzara z'ibirenge aho ugira ngo basigaga babo akazi akayobe Shine ijambo ryiza babagandukira bige gukora neza aho ugira ngo bakore neza abagabo babo hari ababikora bagira ngo bakundwe n'abagabo babandi babone ngo babakura ngo ibyinyo niko numva ibyo byinyo uri gukura mukobwa nawe Imana irabishyira iherezo ni inigeri Shikamaro Shine aho kugira ngo utunganye uburiri bw'umugabo wawe mu makote cyangwa se ni ako gapira yambara nimbaye n'umukene ngo umukuyakuye uri gukuyakuye umutwe uwushyiraho Rabbi Shine imiturire ibiziriko bizirika magufi amatungo magufi n'amaremare uri byo uri kugenda ukajya byabagahaye abana Satani yakwebye ubwenge ukirugo bikaraga hejuru ku mitwe umutwe mwawugize madowa n'umutuku n'ubururu abandi bigize imisatsi y'uruyenzi Imana inigeri iyo mitungo Rabbi Shine mutunze ku mibiri yanyu ize kuyisenyera irabishwanyaguza ariko Imana yambwiye Uraniwe kugwandukira umugabo ukagandukira amaso n'inzara inigeri yiba yasigaga amaso ukabenya kuri kugira ngo ube mwiza bera mwiza Imana numara gukiranukira Imana ukayikiranukira ukera imbuto zikwiriye abihanye ku mugabo avuga ngo yarakune n'umupagana azahindurwa n'ingeso zawe nziza mama nawe mugabo nimba umugore ubona ko Satani yenda irishaka kubasenyera mukure muri ako gakungu ko kajarajaro mubwire uti mama suko bigenda reka dusenge musengera abana banyu n'ingo zanyu ibyo nibyo Imana yambwiye ngo abagore mugandukiye inzara n'imitwe Rabbi Shine n'amaguru
niho Rayinigeri n'amano n'ibirenge mugandukira imibiri isabora aho kugira ngo ugandukire umugabo miyano yaguhaye aho kugira ngo umubwire uti mugabo mwiza mwese bimeze bite ko arawuje ninjoro ngo nubona atashye avuga atayiko Imana ishimwe ngize amahirwe ndakubonye Imana yakurinze papa runaka ntabwo bose nahangayitse ahubwo urafura Rayinigeri ugafureka ukangana kumukingurira Imana yavuze ngo yabibonye si uwo mugisha uzava he mama papa mwiza nawe uwo mugisha uzava he ugufata umugore wawe nk'ikintu cy'igikoresho utamenya umaze kumucupiza Rayinigeri shikama kandi hariho n'abakozi b'Imana hariho Rayinigeri badasizwa amavuta na Yesu nabo babikora bakabikora ari abakristo mukabikora Imana ikabihora Imana yambwiye ngo iri gufoto iri kureba kujya kureba ubwambure bw'abandi wasize by'Imana yaguhaye umugore yaguhaye mu bana muzabana karamata ukamutana n'abana ukavuga ngo abandi bumbe ngo ndajya kuri ngo nani nkari zibayo ngo abana bengo rwose urobe shayini kuko abaho babahamba mu ndaza buri munsi kugira ngo rabe shayini nibere ngo rirahagaze ese uwo mugore wawe ko ryonyeje wa mupapa we ibere ry'uwo mugore wawe ko ryonyeje abana babiri batatu none turagira ngo rizamere nk'iginkumi bacu mugari ngo ntagahora gahanze nimugandukira ingo zanyu nimba mudakundanye urukundo ruzima Imana rabe shayini uyu muringi yarimbye ngo kuri uwo musi abagore babiri bazaba basya ku rusyo rumwe umwe azagenda undi asigare kuko Uwiteka Imana ariyo yabivuze kandi ntuzaba ari hejuru y'inzu ntazamanuka ngo aze gufata mwenda we kandi ntuzaba ari mu isoko aha ntazajya mu rugo ngo ajye kubiteka we kuri uwo musi abagore babiri bazaba basya ku rusyo rumwe umwe azagenda undi asigare kuko Uwiteka Imana ariyo yabivuze haleluya ndababwiza ukuri gushoboka ko Uwiteka Imana gitari kisumbwa n'amahanga hari igihe kimwe tuzirirwa mu isi ariko ntituyiraremo hari n'igihe tuzayiraramo ntituyirirwemo Rabi shayini ni ukuvuga rero ngo ibwo ubutumwa Imana yampaye nubwo ngubwo mumenye ngo mwubake neza Imana izabaha ingororano kandi bagaho bagore umuntu azahemberwa ibyo yakoze akiri muri no si y'abazima nimwe n'imbuto zikwiranye dikwiyabihanye ku baturanyi Rabi shayini muririmbyi yararimbye ngo dusiga bisi maze batwifuze ingendo yawe mugori garagaza Yesu ingendo yawe mugabi garagaza Yesu ingendo yawe mukobwi garagaza Yesu ingendo yawe musori garagaza Yesu inyambarire yawe garagaza Yesu kugira ngo abakubona bakurebereho batazagira urwitwazo ngo ntibabimenye haleluya dusiga bisi nabo batwifuze ingendo tugenda bigaragaze Yesu imyambarire yawe mubyeyi ugaragaze Yesu imyambarire mukobwa ni igaragaze Yesu imivugire yawe igaragaze Yesu kugira ngo aho ugenda hose mwami wacu nibazajya baha amaso yo kureba baturebereho ejo bifuze gusa natwe ndetse bifuze no kwambara natwe kugira ngo ababibona baturebereho bataguma mu byaha batazagira ubwitwazo ngo ntibabimenye haleluya Yesu ashimwe nimwumve cyakora Rayinigeri wo navuze ibyabari byo byaramushubije inyuma Imana irayihutiye kugira ngo iri kwiruka yaje yamanusije kumutabara ateza amaboko Yesu ngo abaruke n'abaremerewe bamusanga baruhure kuko Rayinigeri Imana yanga ikunda abanyabyaha ariko yanga ibyaha dukora nimwige gukora neza kandi Rayinigeri igihe kiraje kandi kirasohoye cyatsenya data mukuri no mu mwuka ari wo musenga kandi ibyo yavuze byose izanabikora mwabagabo mwe kwihagararaho nimwumva ijambo ry'Imana nuko byaje nuko bije genda bivuga mwabagore mwamwe mufite abagabo nimumve ngo nuko bona ngo natandukanye n'umugabo ntiyabwo yari uwanjye ntawo ndi kubwira iby'Imana itavuze jewe nica ariko mfite n'isezerano nanjye Imana izangirira neza no Rayinigeri nukuvuga ngo nyurwa nukuri yonza kuba ntanyurwa imibereho yanjye yise kuva muri 2023 guhera mu kwezi ka mbere kuri 7 sinabuze aho ndambagirwa ureba ndi umukecuru kuko wabona ni nuko ngenda nuko nibyo nkora ariko ntabwo najya gutanga imbere Imana nababwiye abagabo sheri nti papa narahari niwe uzanturaniranyisha inkoni nkuko yatunze inkoni Esther
kandi ngo na Moridekayi amaze igihe kirekire ku irembo ry'ubwami. Esiteri Inigeri Imana yarakenyuruje iramukenyeza. Igihe nikigera nanjye Imana yambwiye ko rwubatse kandi rukomeje rwubakitse. Namwe rero munyurwe n'abagabo banyu, munyurwe nuko muri nimukajye mu buzima bubi ngo mutabagabo abagabo namwe nimugate abagore nimubana uko bwambwiye ko mwabyemeje kugeza imperuka. Uwiteka Imana izabibafashemo. Amen. Sheri kontani ya Goliath bukomeye kandi abantu benshi burabareba ariko ntago bakwishoboza kureka ibyaha cyane cyane ko Satani wabajyanye mu byaha. Turagira ngo n'ubundi udufashe dusoza usengera aba bantu cyane cyane usenyere izi ngo zirimo gusenyuka, usengera abagabo bari guta abagore bari guca inyuma abagabo babo, ubasengere kugira ngo Imana ibakuraho Satani yababoheye. Uwiteka Mana gitaya gisumwa n'amahanga, urareba uri mu ijuru, ureba ibyo dukorera ku isi, ureba ibyo abana b'abantu dukora, ureba ibyo twibwira kuruta ibyo wibwira papa. Uratuzi neza, uzi mu ngingo no misokoro, uzi imigendere yacu n'imihagurukire yacu. Ndakwingize rero tugirira impuhwe, tugirira neza. Ndakwereka abagabo n'abagore baruhijwe hirya no hino, baruhijwe papa mwiza, kandi warambwiye Inigeri ngo ingo zibuza amahoro. Urabishayinira, haleluya. Abagore ntibacyumvikana n'abagabo, abagabo ntibakimenya imbavu zabo. Urabishayinimora, ndakwingiza ngo umwuka wera namanukire mu ngo zikikije u Rwanda, agere no mu mahanga, ajye mu bubatsi ngo ndetse n'abatazifite nabo bagenderere, ubaye kunyurwa nuko bari papa. Icyama Rabishayini n'umugabo bakazagerana ku bico, icyama amazina yabo akandikwa mu gitabo cy'ubugingo, icyama Rabishayini ukabakura mu maboko ya Satani, icyama abagore batwawe n'ubwibone ukabagarura, icyama abagore batwawe n'abadayimoni babahumye amaso bakaba barebye iterambere ry'ubugoryi. Rabishayini batari iterambere ry'umwami wanjye ry'ibyiza. Ndakwingize Rabishayini ngo ubahe guhumuka, bakore ku maso papa, kora ku maso abagabo, kore ku maso abagore. Rabishayini warambwiye ngo Rabishayini ngo badakora neza bazamanuka kuri ziriya sikariye bajya hari ikuzimu. Ndabyanze mu izina rya Yesu. Fata ingo zikomeze nk'uko ariwe wazibubatse, izigusenya ukongera uzubake. Umwuka wera nabasange, umujyanama wo mu gihugu cyo mu ijuru nabazenguruke, Amerika n'abakerubi bazenguruka ingo zabo. Wahaye urubyaro ururinde mu izina rya Yesu Kristo. N'ukuri ndatabaza ingabo z'abamarayika, ndatabaza ngo umanukire abantu batuye mu gihugu cy'u Rwanda, ubaye gukundana, ubaye bakure mu mivumo yo kwangana mu izina rya Yesu. Ugenda isi yose ni yawe, ibiguruka n'ibikururuka byose n'ibiguruka byaremwe n'intoki zawe. Inyanza n'imisozi niwe wabiremye, niwe waremye umuntu. Reka ndakuzi neza, uzi n'imibiri yacu uko iteye. Reka twambaye imibiri dutuyemo nayo izabora, ariko twebweho ducumbitse muri uno mubiri dufate dukomeze ntuturekure, ntituzakozwe n'isoni. Uduhe kudasubira inyuma, inyuma ni habi, inyuma ni habi. Imana duhe gutera intambwe tukwegera ingo, abazubaka bubakire, ababifuza ubikore, nabo byananiye ubashoboze, bisabye n'izina rya Yesu Kristo. Amen.